Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro nkuko gitegurwa na Communauté Pierre Vivante. Ndashaka kubabaza ibintu bitari byinshi ariko bitari na bikeya. Mwibwira abatwumva cyangwa se abadukurikira, babwira amazina yanyu, ibyo biraba bihagije. Reka mbanzirize kuri wacu. Nitwa Ibyishaka Serafine. Nkaba ndi umumama, nkaba mfite abana 4 n'umugabo umwe. Imana ishimwe cyane. Nanjye nitwa Barihuta Jean Dodier. Nkaba nanjye ndi umupapa n'umugore umwe. Imana ishimwe cyane. Yego. Nishimiye rero kubana namwe uyu munsi mu kiganiro cya Communauté Pierre Vivante n'abadukurikira. Ndabashimiye ko mudukurikira kandi mutwereka ko iminsi yose mwa muri kumwe natwe uko bwije nuko bukeye. Ndashaka kubabaza niki kibatera gukunda Imana uko muyikunda? Ni umuhate wa pasiteri? Eske ni umuhate wa eglise? Niki kibatera kumva mufite inyota yo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse mukabubwira n'abandi? Ikintu kintera inyota yo gukorera Imana nuko mu bibazo byanjye imba hafi. Nkuko itubwira ngo tuyishakane umwete ngo tuzayibona, nanjye narayibonye. Kandi iyo ngize nk'ikintu ndayitakambira cyangwa se nkayibwira ikansubiza. Ikindi cya kabiri kintera umwete wo kubwira abandi ijambo ry'Imana nuko nabonye hano kuri iyi si nta kintu na kimwe mbona gihumuriza atari ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana uko turisoma niko riri, ariko bigusaba kugira ngo ukiranuke. Amen. Nuvuga ko ikigutera gukunda Imana nuko ikumva. Imana uwo mugisha. Jean Dodier, wowe ni iki kigutera gukunda Imana ukayibwira abandi bantu? Ikibazo gikomeye umbajije. Ikintera gukunda Imana muri nge numva harimo inyota yo kugira ngo ubwiza nasanze mu Mana cyangwa se urukundo nasanze mu Mana no kugirirwa neza nayo, nifuza ko n'abandi babona uko kugirira neza kw'Imana. Ntarakizwa, amaze gukizwa natushijwe n'ijambo rimwe dusanga muri Yohana ibice 3:16. Havuga ngo kubwo yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo nawe. Amen. Sibyo? Ariko yamutanze kera kandi naje nsanga yari yaramaze kumutanga, ariko sinigeze kubimenya. Sinigeze kubimenya ko ibyo bintu bibaho. Noneho nsomye ririya jambo nsanga na mbere ntaramenya Imana cyangwa ntarakizwa nari ndimo. Mu yandi magambo bisobanura iki? Igitera inyota umuntu cyo kuvuga ubutumwa bwiza se cyangwa kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo nabo bajye muri iriya faveri Imana yashyizeho. Kandi nawe winjiyemo. Ninjiyemo nsanga nari mu gihombo. Rero ikintu kimpuza cyane numva ko n'abandi bose bajya muri ubwo bwiza bw'Imana, bagirirwe neza, hari urukundo mu Mana. Yewe iyo yaranivugiye ngo nta kizababaho ntababwiye. Amen. Rero iyo nyota numva indimo yuko abantu bamenya Yesu, yuko abantu bamenya Imana. Nkubwiye ngo mfite impamvu ngewe n'abanzi nshingiraho, numva ntayo iyo nyota gusa indimo.
Imana iguha umugisha. ntumbaze impamvu. Impamvu mbabajije aya magambo, ubundi tubisize mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda navuga ngo muri abajimo cyangwa se muri abavandimwe. Ubundi abajimo burya n'abana bavukiye rimwe mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'agakiza rero nabwo navuga ngo muri abajimo kuko uko nibuka ko mwabatirijwe rimwe, ariko ikintu kirushaho kuntusha no kunezeza cyane, hari ikintu nabonye muri mwebwe kidasanzwe, imbuto yo gukunda Imana no gukundisha abantu Imana iri muri mwe, ndetse n'uburyo ubwanyu mushyirana imbere mu kubaha Imana. Ibyo nabyo biranyubaka. Ikindi nacyo nasanze kidasanzwe muri mwe, mwabatirijwe rimwe, ubu uyu munsi muri n'abavugabutumwa mutanga ubutumwa bumwe. Amen. Ofite ibyo ni ibintu special kuri ngewe. Cyangwa se ushobora kwakira abantu muri iyi nzira y'Imana, bakabatirizwa rimwe, bakahabwa iyo mpano yo kuvuga ubutumwa mu gihe kimwe. Mwebwe rero mwahawe impano mu gihe kimwe, kandi mugenda murushaho gukora, kandi bigenda binezeza, bihesha n'Imana icyubahiro mu buzima bwose bwa buri munsi. Ariko ndagira ngo nongere mbabaze, ijambo ukubaha Imana ni ijambo rinini cyane. Igiki mubona kitagenda mu murimo w'Imana duhereye muri mwe cyangwa se muri twe? Nshaka kuvuga iki rero? Nshaka kuvuga ko abantu benshi bavuga ko tujye mu rusengero niho Imana turi buyibone. Imana irigaragaza tugeze mu rusengero. Imana ishobora gukora mugeze mu rusengero gusa, cyangwa ishobora no gukora mu miryango yanyu, cyangwa se muri no hanze y'imiryango yanyu. Imana ishobora kubakoresha, cyangwa ishobora gukomeza gukora. Ndeka mbaze Jean Dodier ansubize icyo kibazo mu magambo make, mpaye na mushiki wacu nawe ansubize. Ndavuga ngo yego. Urakoze. Kubera ko reka avugaho gato, ntabwo kugira ngo umuntu agire kuri nivo yo kuza, nta kintu umuntu akurikiye cy'ibintu bifatika niba yabikoze. No kugira ngo umuntu akizwe niyo yabikoze. Kuko Yesu yaravuze ngo abo data yampaye narabagumanye, nta n'umwe wabuze. Bivuga ngo kuba waza hano mu rusengero nta yindi mpamvu igukuruye, nta kindi kintu kikugenza, niba yabikoze. Amen. Ishobora gukora rero hose, cyane cyane ahubwo ahantu ikwiriye no gukora ni mu buzima bwa buri munsi, mu rugo, mu kazi, niho ikwiriye no kugaragara cyane kuruta hano. Kuko hano niho tuza, mu rusengero tuza kugira ngo duhuze Imana ikurimo indimo, tuhuze tugire guterana kwera. Ni ukuvuga ngo tuza tuyizanye rero, tuza tuzanye nayo, ntabwo tuza kuyishaka aha. Amen. Ni icyo gisubizo numvaga nari mfite. Reka mbaze mushiki wacu ko nawe yemeranya natwe cyangwa se nawe. Amen. Ngewe urusengero, icyo nakongeraho kindi nuko urusengero, kera ntari nakira agakiza, nari ko urusengero ari amazu aho tugenda tugateranira. Ariko ubu namaze gusobanukirwa ko urusengero ari imitima yacu. Haleluya. Amen. Kandi Imana igomba gutura, igomba nyine ngo tuyisanga mu rusengero. Urabona iyo ndi kubera ko Imana yanjye urusengero rwanamenye maze kumena yuko ari umutima wanjye, ariho Imana igomba gutura. Iyo ndi mu rugo, Imana yanjye tuba turi kumwe, kandi niyo nje no guterana n'abera ndayizana. Amen. Ahubwo tuza muri inzu y'Imana tuje guterana n'abera kugira ngo twumve icyo Imana yaganiriye buri muntu wese, icyo yamuganiye kugira ngo tucyumve. Kuko Imana iganira na buri muntu wese. Icyo Imana waganiye nayo ukaza
ukakimbwira kikanyubaka, cyangwa se nanjye cy'Imana yampaye nanjye nkakiguha, tugahuriza kuri ayo meza turi kurya iby'Imana yatugaburiye mu gihe tuba turi mu ngo zacu. Amen. Ufite nimba ntagiye kure y'ijambo ry'Imana, nuvuga ngo muzanye Imana ariko mukaba mufite n'iby'Imana yabahaye muza kutuganiriza cyangwa se kudusangiza. Buri muntu wese akazana iby'Imana yamuhaye akazana tugasangira. Ufite no gusangirira hamwe aricyo twise aricyo bivuga ngo guterana kwera. Amen. Imana ishimwe. Ndishimye cyane kubera ko ni ijambo ryiza cyane. Buri muntu wese aho ari Imana iramuha, ariko akazana kugira ngo asangire n'abantu b'Imana iby'Imana yamuhaye mu cyumweru gitambutse cyangwa se mu bihe bishize. Imana ibaho umugisha cyane. Ni iki mwabwira abantu bibwira ko Imana iba mu rusengero? Reka mpere kuri Sarafina. Ikintu twabwira abantu ko Imana iba mu rusengero, abantu bibwira ko mu rusengero ariho Imana iri, ari cyo rya jambo bakubwira ngo mu rusengero iwacu niho heza, niho Imana iba gusa, niho hantu hari amavuta y'Imana gusa. Noneho wagera ariko mu miryango ugasanga amavuta ntayahari, ariko mu rusengero niho amavuta ari. Abo bantu wababwira iki? Abadamu bameze gutyo, abapapa bameze gutyo, abasore n'abakobwa bameze gutyo, wababwira iki? Nikize kukubwira ijambo ngo rivuga muri Bibiliya ngo dushakane umwete Imana ngo tuzayibona. Ubwo rero urabona duterana rimwe mu cyumweru. Ubwo rero utegereje kugira ngo usabane n'Imana ni ikibazo. Niyo mpamvu Imana iba mu rusengero, umutima wawe uba ugomba gusabana nayo buri segonda, mu byo ukora byose ukumva kuri kumwe n'Imana. Noneho iyo Mana kuvuga ngo tuyisanga mu rusengero, urusengero ni byiza guterana n'abera, ariko Imana ishaka ko insengero zacu zihagaze gute? Ko atari zizubakishije, kuko insengero Imana ishaka ntabwo ari zizubakishije ibiti zigasakarishwa amabati n'ibiki byose duhuriramo, ahubwo ni imitima yacu. Amen. Niyo mpamvu nakubwiye ko Imana yanjye mvana nayo mu rugo nkayizana hano mu rusengero guterana n'abera, narangiza nkongera nkajyana nayo. Amen. Niyo mpamvu Imana utayisanga mu rusengero gusa, ahubwo Imana ibana n'umuntu wayo buri segonda mu gihe agihumeka umwuka w'abazima. Kugira ngo tubyumvishe n'abadukurikira, kugira ngo basobanukirwe iryo jambo, reka tujye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere mu gice cyaho cya gatandatu. Dusoma mu gice cya gatandatu ku murongo, turasoma hari umurongo umwe gusa. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya gatandatu ku murongo wa 16. Reka nsome, Imana ibampera umugisha nimba muhageze. Ntimuzi yuko muri imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nzihindure ingingo za maraya? Ntibikabe. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Amen. Imana idufashe cyane. Iri jambo ribigisha iki mu bukristo bwanyu? Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana, hari abandi bibwira ko batari urusengero rw'Imana, aho ku rusengero rw'Imana ari ahangaha duteranira. Abo bantu mwababwira iki? Iri jambo deja rirabisobanuye cyane. Riravuze ngo uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo wifatanyije na Yesu ntabwo bibaho uri muri eglise cyangwa mu rusengero. Ubitekereza gutyo ni ubuyobe, nuko atazi n'ibyo arimo, nazi n'ibyo ari kuvuga ibyo ari byo. Kubera ko abaye umwuka umwe nawe, umwuka ubera hose icyarimwe. Niba koko vraiment wifatanyije na Yesu umukozi w'Imana, no mu rugo murafatanya,
no mu kazi muri kumwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo akureka bitewe n'aho ugeze, ahubwo umuntu ashobora kureka Yesu bitewe n'aho ageze pe. wowe ukareka Yesu kubera ko inzara ibaye nyinshi mu nda, cyangwa se ibyo urarikiye ubigezeho, ariko Yesu ntabwo ashakirwa mu rusengero, oya, ahubwo mu rusengero, aka kantu reka mureke nkongereho, mu rusengero tuza kugira ngo tuhigire ibyo mwene data Imana yamuhaye abimbwireho, abidusangiza. mbega tuza kuhigira, ariko ntabwo tuza kuhashakira Imana. Amen. Reka noneho nongere, kereka nimba hari icyo mushiki wacu Sarafina yakongeraho kugira ngo nongere mbahe irindi jambo. ibyo yavuze mwene data ni ukuri. tuza hano mu rusengero tuje kuzuzanywa buri muntu wese, nk'uko nababwiye ko ibyo umwuka wamuganirije aje kubisangiza bene data. Amen. Reka noneho twongere tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Naho ndashaka kugira ngo turebe aya magambo. Impamvu ndimo kubereka aya magambo nuko namaze gusobanukirwa ko muri abavugabutumwa by'umuhamagaro, kandi muri abavugabutumwa b'Imana. Njyewe ntago muri mwe nanjye ntago dutandukanye, turi umwe muri Kristo, kuko umurimo ni uwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Uwo niwo nkora, niwo namwe mukora. Ni nacyo gituma uyu munsi nifuje kubabaza ku bijyanye n'aya magambo, cyane nkurikije aho mumaze kugera cyangwa se aho Imana imaze kubageza. Turajya mu gice cyaho cya karindwi. Igice cya karindwi byakozwe mu gice cya karindwi. Turasoma duhere ku murongo wa 46 ugeze 50. Reka dusome mu izina rya Yesu. Wari utonye imbere y'Imana asaba kubakira Imana ya Yakobo ubuturo, ariko Salomo niwe wayubakiye inzu. Nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko, nk'uko wa muhanuzi yavuze ati, ijuru niryo ntebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzu ki? Niko Uwiteka ababaza. Cyangwa nzaruhukira hantu ki? Mbese intoki zanjye sizo zaremye ibyo byose? Watubwira iki kuri iri jambo mukozi w'Imana Sarafina? Ngo isumba byose ngo ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko. Haleluya. Ahangaha ijambo rirarisobanura neza. Iratubwira yuko nta nzu, nta kintu na kimwe twakora cyashimisha Imana usibye kuyiha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu, umubiri wacu wose, Imana ikatwiyoborera. Nuko tuyakira n'ibyacu byose. Niyo nzi Imana ishaka. Ibyo wakora byose ntago bishobora gushimisha Imana usibye kuyiha umutima wawe ikakuyobora. Amen. Jean Dodier, ku ijambo ry'Imana ritubwiye ko ijuru ni intebe y'Imana, isi ni ibirenge by'Uwiteka, kandi iyo si niyo utuyeho. Wabwira iki abantu bibwira ko isi y'ibirenge by'Uwiteka iri ahantu hose? Ntabwo iri mu rusengero hano gusa, botanike dusengera. Ni ukuvuga ngo ibirenge by'Uwiteka bikandagiye muri si kontena. Ikirenge cy'Uwiteka kimwe kiri hose. None kwaho hose iyo si ari utuyemo, kandi ikirenge cy'Uwiteka kikaba kiri kuri yasi utuyemo, uyu muntu utekereza ko Imana yisanga mu rusengero kandi Imana ibera hose icyarimwe, wamubwira iki? Icyo namubwira cyo yashakisha Imana ahari, bidasabye kujya umusozi, bidasabye kujya, Imana ibera hose icyarimwe. Aho wayisengera hose Imana urayibona. Bitewe n'aho narindi njyewe. Iyo Imana iba mu rusengero, reka mbabwire, iyo Imana iyo iba mu rusengero, Sefini nawe nari kuzapfa nanamenye. Imagine umuntu wibera mu garaje, ubuzima bukaba ari ubwo, nta bintu by'Imana imbere ye. Uwo muntu yazahurira he n'Imana iba mu rusengero?
duha ubuhamya aho ngaho, tubwire dusobanurire. oya aho hantu honyine murumva hatumvikana. Niba nari umukanishi muri buwate, mekanisiye, n'organize ibitaramo, ndi umusitari, nirwa ngendana n'abaririmbyi n'iki, reba ndi muri iyo miriye, nta nzira za egirize nzi yiba Imana iba muri egirize ariho ibonerwa, ubwo nari kuzapfa nyibonye. Cyo ni ikibazo. Mu yandi magambo, Imana ibera hose icyarimwe, kandi uyishaka wese mu bwenge bwayo. Hari ukuntu abantu bashakisha Imana mu bunyamugi bwabo, bayishaka mu buryo bo bashaka. Oya, iyo ushaka Imana uyishaka mu buryo bwayishaka, urayibona aho waba uri hose. Impamvu mubajije ibi bibazo, dufite ibibazo byinshi mu bakristo, mu miryango hirya no hino, ndetse mu bavandimwe hirya no hino. Iyo udasengana n'umuntu biba ikibazo, iyo udasengera mu rusengero rw'uwo muntu biba ikibazo. Ariko nkibaza ikibazo kimwe, nimba Imana yo mu rusengero rwawe ariyo Mana yo mu rusengero rwanjye, kubera iki tutumvikana kandi ari Imana imwe? Reka nsubizeho gatoya. Afite kuba byitwa urusengero, ari ahantu abantu bavuga ngo bagiye gusenga Imana, ntabwo bisobanuye ko ari Imana ibajyanye aho ngaho. Oya, hashobora kuba ari urusengero ariko ari shitani warukoze. Aho hantu rero kubera iki? Niba urwo rusengero usengeramo utiyumvamo mwene se usengera ahandi, ntabwo ari Imana iyo ngiyo, nta nubwo ari Yesu. Urumva? Ni ukuvuga ngo Imana nticamo ibice abantu, ntinagera. Mwibuke ko Satani rero wazanye ubwibone, sibyo? we Satani wazanye ubwibone, niwe wibonye ku Mana, niwe wishize hejuru. Ndemeranya nawe. Niba rero umukozi w'Imana cyangwa njyewe mu Kristo ntangiye kubwira abandi ko iwacu ariho haba Imana, deja ndi umwibone. Ove turi kurwanya Imana, ndi kurwanya Imana njyewe, kandi witwa umuntu w'Imana. Ove ndi kurwanya yuko isi ari intebe y'ibirenge by'Uwiteka. Nibyo ndi kurwanya. Kandi Bibiliya yatweretse ko uri urusengero rw'Imana. Voilà, nukuvuga ngo uriya mbwiye ko iwacu ari hiba ni urusengero rw'Imana. Ahubwo ubwo ngiye sinkirirwo. Okay. Ove umuntu aba yataye inzira. Uba wataye inzira kuko umuntu w'Imana ntago aba umurasiste, reka mbivuge gutyo. Umuntu w'Imana ni uw'Imana. Waba usengera hariya, turabavandimwe muri Kristo. Murakoze. Iyo bitagenze gutyo ubaye umurasiste, ruba rurwangano. N'Imana ntubuyizi. Reka mbaze mushiki wacu, wowe urabyumva gute? Ngiye icyo nongeraho, nuko abantu muri uru rugendo birengagije amategeko y'Imana. None se ushobora kunsora gute ukuntu wakwanga umuntu usengera hariya kandi Imana ivuga ngo dukundane? Nuko njyewe ndashaka yuko uza mu rusengero iwacu kandi ukarwubaha. None se njyewe se waho waba ukurikiye umuntu, ntabwo waba ukurikiye Imana. Aho ngaho uri gushaka wowe inyungu, ntabwo uri gushaka ko njyewe umenya Imana. Uri gushaka inyungu zawe wowe. Ugira abakristo benshi bakuzanira ibya 10 sinzi n'ibindi, mbega uri gushaka inyungu mu bantu, ni inyungu zawe. Ndashaka kubabaza noneho rero, ese mujya mutekereza ko kuba muri abakristo benshi bishobora kugaragaza ko mufite Imana? Oya, mwaba mubitekereza mutyo? Reka mbaze Serafina, waba utekereza ko urusengero runini cyane, kuba mu bantu benshi cyane, kuba mufite babavuga cyane, byashobora kugaragaza ko muri abantu b'Imana koko kubera ko muri benshi? Ariko hari ikintu muri kwirengagiza. Imana niyo umuntu ku giti cye, kandi Imana ishaka ko ijambo ryayo uko twaryumvise rigomba kuduhindura. None se niba umbwira ngo nze gusengera iwanyu, ni byiza naza nkahasengera, urumva? Ariko ushobora kumpamagara kugira ngo wenda ari inyungu zawe, kugira ngo wenda ugire abantu benshi. Ariko se niba utarimo kumbwira ijambo ngo rimpindure,
byaba bimariye iki? reka nongereho akantu. Mu buzima abantu bose basenga, abantu benshi basenga, iyo abonye umuntu udasenga wumva amubwira ngo uzaze. Iyo umuntu abonye par exemple twebwe communauté pure vivante cyangwa n'izindi nsengero zindi zifite amazina, iyo umuntu ahuye n'umuntu azi ko adasenga amutumira ku rusengero, uzima ni ikosa. Uzi impamvu ari ikosa? Kubera ko azaza muri urwo rusengero ashobora kutazahabonera ibyiza wamubwiye. Kubera iki kandi wamutumiye mu rusengero? Kuko urusengero wamutumiyemo ni inzu, urumva, ni inzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, urumva, ashobora kutazahabonera kugirirwa neza we nk'uko abyifuza muri we, bikazatuma zinukwa inzu z'Imana. Ahubwo kandi benshi umukatolika azakubwira ngo uzaze muri katolike, uzaze muri communauté hano, uzaze muri isilamu, ni ku butumwa butangwa. Ariko ndashaka nkubwire njyewe, ntabwo kukuzana hano ari byo très important. Très important ni ukukumenyesha d'abord ubutumwa bwiza, kukumenyesha Kristo na se. Amen. Iyo umaze kwakira Kristo na se, bihita biba automatique kujya mu nzu y'Imana. Uzi n'icyo ugiye gukorayo, uzi n'ikikujyanye. Ubu abantu benshi muri ibi bihe, abantu benshi bataye insengero, uzumva ngo barangushije, barampuze, habaye utuntu twinshi, babandi batumiwe mu rusengero bakaba blessé. Ariko iyo watumiwe n'Imana ntago ba blessé, kuko niyo yomora, niyo yomora, niyo ifortifia, niyo byose ibyo wahasanga byose. Erega n'ijambo rya bitubwiye ahangaha ko ari isumba byose, irabigufasha. Ariko iyo watumiwe mu rusengero inzu, bakovuga gato uhite wigendera ngo tu aho nari ndi no heza. Ikindi kintu nakongeraho, iyo umenye icyo wakurikiye ntawe uzakuyobya. Niba warakurikiye umwana w'umuntu aho uzayoba, ariko niba warakurikiye isumba byose, nakubwira ko ituye hejuru, iyi si ari intebe yayo, ngo uzayubakira iyihe nzu? Nta kindi Imana ishaka ni umutima wawe, ni ukugendera mu bugombe bwayo. Niyo nzu yonyine ishobora gukwira mu mutima, niyo nzu yonyine Imana ishobora gukwirwamo kandi ikanezerwa. Ufite Imana ntikeneye ko tuyereka urusengero nka kwa kundi bayeretse urusengero rw'i Yerusalemu. Imana ikeneye ko tuyereka imitima wofete, nimba numva neza. Noneho ni ukuvuga ngo kwereka Imana umutima si uko wereka Imana umutima uri mu rusengero aho mu materaniro nka gutya, ni ukwereka Imana umutima aho uri hose. Amen. Niki mwabwira abantu bibwira yuko kugira abakristo benshi ariko gukura mu gakiza cyangwa se kumenya Imana by'ukuri? Icyo navuga, ibyo byo kwibwira ko abakristo niba ari benshi, ariko gukura mu gakiza ni ukwibeshya. Kubera ko Imana ibana n'umuntu ku giti cye, ikamukuza ku giti cye. Ntabwo bivuga ngo kuko ari benshi niho hari Imana, oya. Uzarebe, reka mbaho urugero rutoya, mwagiye mubona ibyumba cyangwa se za ministeri. Abo bantu basangana umuriro n'imbuto kuruta ama eglise. Kubera iki? Bisobanuye ko Mwuka Wera ntiyamanukiye abantu mu cyumba cyo hejuru mu byakozwe n'intumwa. Kuki atagiye mu sinagoge se ariho huzuye? Ni ukusobanura yuko aho benshi bari, si kuvuga ko ariho hari, birashoboka, ariko siko kuvuga ko hari imbaraga z'Imana. Oya, ntabwo ari byo. Icyo nakongeraho ni uko baba benshi cyangwa se baba bake, icyo Imana ishaka ni umutima wa buri muntu wese. Icyo Imana ishaka ni umutima utunganye, umenetse, uyikunda akaramata. Rero byaba bimaze iki
byaba bimaze iki n'imitima yacu idatunganye imbere y'Imana, ko ijambo ritubwira ko dutegereje igihe cyo kuzacirwa urubanza. Okay, none ndashaka kongera kubabaza ikindi kibazo. Ni igiki mwabwira abantu bibwira yuko gutanga amaturo, ibya 10 n'ibindi, ibyo bimuhita bimuhindura umuntu w'Imana? Ashobora kuyatanga ariko agakomeza ubuzima bwe bwa buri munsi, ntibimubuze kujya mu byaha, agakomeza ubuzima bwe. Abo bantu mwabigisha iki? Kumva ko yatanze icya 10 yakiranutse, yatanze amaturo yakiranutse, yagiye mu rusengero yakiranutse. Aho ngaho ni ukuri ibyo wakora byose umutima wawe Imana itawishimira, ntacyo bimaze. Imana ntago ibibona. Kandi abantu batura 1/10 cyangwa se amaturo ni ibyo gufasha umurimo w'Imana, cyangwa se gukora umurimo w'Imana, kuko mu nsengero haba hari imirimo myinshi yo gukorwa. Ayo mafaranga bakeneye kugira ngo akore umurimo w'Imana, afashe abakozi b'Imana. Noneho ndagira ngo aricyo wongeraho. Nacyongeraho. Gutanga icya 10 n'amaturo, afite ibyo byonyine ntago bihagije. Habanza kugira ngo ube d'abord ukiranuka imbere y'Imana, ari wo wa mutima wawe ugaragara imbere y'Imana. Niho no kuvuga ngo nicyo kibanza, biriya bindi byose bigenda byongerwaho. Ni ibyongerwaho. Ariko habanza kugira ngo ubanze wubaha Imana. Yesu yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amagambo yanjye. Ntago yavuze ngo ni mu nkunda muzatanga ibyo byose. Oya, ni mu nkunda. Hakunda iki se? Hakunda umutima. Hakunda umutima wawe nukunda Yesu, n'ibyo byose uzagenda ubyongeraho. Ariko ni wima Yesu umutima ukamuha amaturo, bizamera kimwe n'ubwo wayanyihera nkayirira. Imana guha umugisha cyane. Ngiye kongera mbabaza ikindi kibazo kimwe cyangwa se bibiri, ubundi turangiza ikiganiro. Imana ibampera umugisha, ndishimiye cyane kubana namwe. Ndagira ngo nongere mbabaze, mwebwe ni iki gituma mudashaka kuvuga nk'uko abandi bavuga? Kubera iki nkoresheje iryo jambo mudashaka kuvuga nk'uko abandi bavuga? Abandi bantu barakubwira bati no, iwacu niho heza, nta rusengero rwiza nk'iwacu. Abandi barakubwira bati dore rwose uriya muntu afite izina rimeze gutya na gutya, afite titiri imeze gutya na gutya, ni umukozi w'Imana udasanzwe. Ibyo bintu mwiga mubivugaho iki cyangwa se mubitekerezaho iki? Kukwita izina bishobora kuguhindura umuntu w'Imana. Ese ko abantu bakuvuga neza cyane bishobora guhindura umuntu w'Imana? Ni iki gihindura umuntu w'Imana hirya y'izina n'amagambo y'ibyubahiro n'ibindi? Reka mwunganire mwene data. Mushiki wanjye nkunda cyane y'ubwo mureba gutya. Uko wabivuze ni impanga yanjye. Izina, ubwo se wagira irihe zina? Afite igitangaza d'abord n'Imana muri wa muntu. Mu yandi magambo, nta zina wagira, nta nubwo waba igitangaza kuruta Imana. Ufite ndashaka kubabaza, izina ryakugira umuntu w'Imana ukumva ko kubera iryo zina uhindutse umuntu w'Imana, ni irihe? Gahunganire. Iryo zina se barimpaye sinzabona ubugingo ryamarira iki? Harkose kukwita pasiteri bakakwita bishop, ibyo ntacyo imbere y'abantu, wenda imbere y'abantu barabibona, ariko imbere y'Imana nta gaciro bifite. Imana ishaka umutima wawe no kugendera mu buyishimisha, ibintu Imana ishaka gukora. Waba bishop, waba profete, waba ibiki, ibyo ni iby'abantu bishyiriyeho. Nta imbere y'Imana icyo ishaka ni umutima wawe.
rwa rusengero twavugaga mu kanya n'icyo Imana ishaka kuri buri muntu wese, kuko na bishop namaze gusobanukirwa neza yuko natagira urusengero rutunganya Imana ishaka ntazajyamo, n'aba profete nawe nagira urusengero Imana idashaka ntazinjira mu bwami bw'Imana. Njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye, njyewe icyo mparanira ni ukugaragara neza mu maso y'Uwiteka aho kugira ngo ngire ayo matitire. Ndashaka noneho rero kongera kubabaza abantu muharanira gushimisha abapasiteri, ni iki mwababwira? Kwereka pasiteri ko uri umuntu mwiza, kwereka pasiteri ko uri umuntu udasanzwe, ugomba kuba perezida kubera ko akubone. Abo bantu mwababwira iki ko nabo bahari? Njyewe icyo navuga ni abantu batari bakura mu mwuka, kuko pasiteri ntazanjyana mu ijuru, njye nzajyanwa mu ijuru n'ibyo nkorera hano muri iyi si. Amen. Jean de Dieu, nawe niko ubibona? Nanjye rwose niko mbibona, ariko reka nongeraho akantu. Utuntu mba dufite duhita tuza. Amen. Guharanira gushimisha pasiteri cyangwa se umushumba wawe ugushumbye si ikibazo, ni byiza rwose kumushimisha mu buryo bwo kwitanga, ariko dabord ibuka wa mutima w'indani ushimisha Imana. Mu yandi magambo, iyo ufite uriya mutima ushimisha Imana, n'ibyo ukorera abandi bose birabashimisha, kubera ko ntabwo ujya kure y'ibyo Imana ishaka. Rero bita gushimisha abashumba gusa ni ubuyobe kandi ni n'ubufarisayo. None se ndashaka kukubaza, nk'abapasiteri babwira abakristo ngo nuramuka ugiye mu rurero rusengero nzakuvuma, abantu bo wababwira iki? Ahubwo waravumye. Ahubwo waravumye ahubwo. Ariko ubwo uwo mupasiteri koko ko Imana ari urukundo, nk'ibyo yabikuye hehe? Dore ikintu cyishe abantu ni ukudasoma ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kumvuma njyewe ntabwo ushobora kumvuma njyewe nzi ko ngira n'ubusabane n'Imana, nta rubanza rukuriho, nta kintu kinshira urubanza. Wamvuma se uri iki? Ntabwo bishoboka. Erega uretse mvuga akantu kamwe, erega birashoboka ko waba pasiteri udakuze mu gakiza. Birashoboka ko baguha uwo mwanya udakuze. None se nk'umuntu wigiriye kwiga za segonderi abyigira, urambwira ko mu gakiza akuze? Akuze mu mashuri ariko ntakuze mu mutima ushimisha Imana. Rero iyo ukuze mu mutima ushimisha Imana niho ubasha no kumenya ibyo uri kuvuga. Kuko nkanjye umuntu ashobora kuza hano guterana natwe nkashima Imana, ashobora no kujya guterana ahandi naho ngashima Imana. Kubera iki? Turi abavandimwe ba Kristo Yesu. Urumva? Ni ukuvuga ngo ni umuvandimwe wanjye ugiye mu bandi bavandimwe, niko bimeze. Ibyo rero kuvuga ngo wavuma umuntu ugiye, izo ni inyungu ze, afite ari guharanira inyungu ze tu. Murakoze cyane. Hari akandi kantu ushobora kongeraho, biriya byo gufasha abapasiteri. Ni ukuri ni byiza gushyigikira umukozi w'Imana, ariko ntuvuge ko ari uzakujyana mu ijuru. Ntabwo ari utanga transfer izajyana ahantu mu ijuru. Ukamufasha kuko ufite umutima wo kumufasha, kandi iyo ubikoze ukiranuka ni ukuri biguhesha umugisha. Ariko iyo ubikoze Imana itakuzi, ntaho byandikwa mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo nongeragaho. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndishimye kubana namwe kandi ndishimye kubw'iki kiganiro cyiza. Niki mwabwira abagabo batekereza ko kubaha Imana ari ukuza mu rusengero, cyangwa se abadamu cyangwa se abagore, abakobwa, abo bantu wababwira iki? Ijambo rya nyuma wabaha ryabafasha kugira ngo noneho bagire umuyoboro mwiza wo gushaka Imana uko ibishaka.
igihe ikintu navuga ntabwo kujya mu rusengero ariko bigaragaza kubaha Imana. Oya, ushobora no kuhaza hano utayubaha. Ahubwo bashaka Imana n'umutima wabo n'ubwenge bwabo, bayishakana umwete. Ushobora kuyishaka uri mu rugo iwawe, ushobora kuza mu rusengero kugira ngo uze wumve, uhigire, kuko nicyo kituzana. Ariko ubundi Imana iba mu mitima y'abantu. Rero umuntu yashaka Imana aho ari hose, umwuka yamuyobora kujya mu rusengero akarujyamo. Kandi gushaka Imana ni iki? Ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamubera ko akubera umwami wawe, ukuyobora mu buzima bwa buri munsi, ukihana ibyaha, ukabitinya, ukareka kuzabisubira. Iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabatizwa nk'uko turi impanga mu mubatizo, warangiza ukitondera amagambo ya Yesu, ukitondera amategeko, ugategereza Mwuka Wera ko akumanukira. Murakoze. Umwuka Wera niwe araza noneho, iyo uwo mutima wawe ufite ubushake, Mwuka Wera niwe uza kukuyobora. Wakongera w'iki Serafi kuri iki kiganiro, kuri ayo magambo mbajije, uko mubajije ku badamu namwe niko muri n'abakobwa, ese we wakongeraho iki? Rega tuza hano mu nzu y'Imana tuje gushaka ijambo riduhindura. Riduhindura kugira ngo ibyo aho twajyaga tuyobera, ubwo twumvishije ukuri noneho dushyire mu kuri. Amen. Niyo mpamvu tuza mu nzu y'Imana. Ariko Imana itura mu mitima yacu, kandi Imana ishaka ko tuyegera. Erega izi ntege zacu tuyegera, none iyo tumaze kuyegera iratuganiza kandi ikadukundisha n'ijambo ryayo rigomba kutuyobora muri uru rugendo. Nta kindi kigomba kutuyobora n'ijambo ryayo. Murakoze. Ngiye kubabaza ikibazo gikomeye, ariko buri muntu wese ndamubaza kuri kote ye. Mwembi murabavuga butumwa, ngewe niko mbafata kandi niko muri. Buri umwe ni iki? Reka mpere kuri Serafina. Ni iki wigira kuri musaza wawe Jado mufatanije uyu murimo? Mu murimo ubona akora ni iki bikwigisha? Nawe nongere mubaze kuri mushiki wawe mu murimo akora ni iki bikwigisha? Ikibaha umutima wo gushyira hamwe, kukubahisha Imana no gutanga ubutumwa bwiza. Wigira iki kuri mushiki wawe? Wigira iki kuri musaza wawe mu guhesha Imana icyubahiro? Ikibazo gikomeye, ni byinshi ariko Jado ikintu birantangaza cyane, kuko ibintu by'Imana biratangaje. Twabatirije umunsi umwe kandi ubona ko twaje mu gihe kimwe. Mu gihe kimwe Imana nabonye yaraduhaye inyota yo gukunda ijambo ryayo. Kandi iyo nyota yaduhaye twembi nuko twahise dushaka kugira ngo ibyiza biba mu Mana, umunezero, amahoro Imana itanga, dushaka kubisangiza abandi. Ikindi nabonye kuri Jado nuko yanyereye imbuto, ukuntu yicisha bugufi, ukuntu aba hafi ku mukristo. Ahangaha ni ibintu bintusha, kandi igihe twatangiriye gukunda umurimo w'Imana, aba afite buri gihe motivasiyo, bumva aba abishaka, afite inyota yo gukomeza gukorera Imana. Icyo kintu nkumva ari ikintu sinabonye kuri we spesiyale, kandi akaba afite n'umutima w'urukundo, akunda abantu bose kandi akunda guca bugufi. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ngewe ikintu mwigiraho, iyo ndebye abadamu mu muhanda hehe no mu masengero, mba numva baba nkawe, mba numva baba nka mushiki wanjye, aca bugufi.
aca bugufi kandi yihata mu by'Imana ishaka. Ni umudamu ugenda mbona atanavuze, wamureba ugahita umenya icyo ukwiye. Ntituganira kenshi gashoboka, ariko igihe cyose duhuye ubona ni wa mudamu utagendana n'imyaka, utagendana n'amatariki, agafaranga kabonetse katabonetse ntabwo agenda gutyo, ntagendana n'ibihe muri make. Oya, ntagendana n'ibihe. Ko abandi babona udufaranga bagahinduka, abandi babona udufaranga ukabona yagusumbye. Aciye bugufi, ntagendana n'ibihe. Mu magambo navuga make, ngiye iyo murebye mbona akijijwe. Imana ibampera umugisha. Ndabashimiye, nishimiye kubana namwe kuri iki kiganiro kumenya Imana. Imana ibafashe. Nyagasani Imana yacu, ngushimiye kubw'ikiganiro tugiranye n'abagaragu bawe. Nsengeye abatwumva n'abadukurikira, komeze kubaha imbaraga no kubaha ubwenge kugira ngo tubabashe kubabera umugisha nabo batubere umugisha. Nuko ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye n'ibitekerezo byiza abana bawe cyangwa se abagaragu bawe bafite. Ukomeze kububaka no kubayobora, kuko ibibarwanya mu isi ni byinshi, ariko barwanirire nk'Imana, kuko ari ufite ubushobozi bwo kubitaho no kubabera byose. Mbigusabye nizeye none n'iteka ryose Yesu. Amen. Amen.